u Rwanda dufite indwara eshatu, dufite ibyorezo bitatu byatwishe byatumunze. Cy'u Rwanda ari igihugu cyumvikana cyane mu mahanga, kigira n'ijambo rinini, ugasanga aho waba uhagaze hose ku isi bavuze u Rwanda. Ibihe byiza ku bakunzi b'Imbaraga Media TV, nk'uko mubibona uyu munsi tukaba twagariwe mutumirwa benshi nk'uko mwari mumaze igihe mubimbaza. Uyu munsi rero nk'uko mwagiye mubidusaba mu bihe byagiye bitandukana, bamwe bati nagaruke atubwire icyo abanyarwanda bapfa, abandi bati agiye tutumvishe neza icyo abanyarwanda bapfa. Uyu munsi tukaba twahisemo kongera kumubazanira ngo abisesengure neza, ababwire mu by'ukuri ese abanyarwanda baba bapfa iki. So ntabatindiye rero, umwanya ni uwanyu. Umutumirwa musanzwe mumuzi ni Muragijimana Dizo. Mutumirwa turakwakiriye. Bwana munyamakuru, icyo kiganiro hari abantu benshi bamaze igihe bampamagara bambaza bansaba kuba nakivugaho, kuko nakomeje ku kantu kamwe, aho navuze ngo abanyarwanda nitugerageza kurandura icyo dupfa tukabagarira icyo dupfana, mu gihe gito cyane igihugu cyacu tuzaba twamaze kugiteza imbere, twagitumbagije, twakigejeje ku bushorishori, aho tutazaba tukifuza kuba aho tuzaba tutakifuza kuba Ubusuwisi bwa kera, cyangwa se kuba Singapuru y'ubu, ahubwo aho tuzaba noneho natwe ibyo bihugu byifuza kwitwa u Rwanda kubera ko ruzaba ruri heza, byifuza kugera nabyo. Ibyo rero icyabitugezaho ni kimwe, nk'uko ni nabivuze, cyangwa se bibiri. Ni navuze ngo turamutse twebwe abanyarwanda turanduye icyo dupfa tukabagarira icyo dupfana, iyo ni ingingo nkunda gushimangira rwose, birashoboka cyane. Ubwo rero mwebwe abambajije mukunda kumbaza muti ngaho tubwire ubundi icyo dupfa ni igiki, ko tubizi ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizeho gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, aho ubwiyunge bugeze kuri 94%. Ni iki kibura ngo noneho tugera aho heza twifuza kugera? Icyo ni igisubizo ntabasha gutanga cyahuranije, ariko nagira ngo bamenyeshe ko hari raporo zitangwa na leta y'ubumwe, zitangwa n'amaleta yose, zitangwa n'imiryango. Izo raporo ziratangwa, ariko raporo itangwa ite? Nagira ngo mbabwire ngo nimbaho urugero rutoya muraza kumenya. Abanyarwanda twese ubu tuba mu makoperative, sibyo? Abanyarwanda twese hafi 95%, n'abatayarimo uyu munsi, nuko yenda amakoperative igihe cyageze bakabona igihombo bakayavamo, ariko n'uwayivuyemo yabanje kuyibamo. Mu makoperative tubamo rero ikintu tuzi, burya komite ry'amafaranga, komite inyereza, niyo komite ibizi gutanga raporo nziza kuruta izindi. Ni ukuvuga ngo za komite zikora neza, zicunga umutungo w'amakoperative yazo, hari n'igihe usanga zitishimiye kubera ko ziba zitazi gukora raporo nziza, ariko komite zizi kunyereza ziba zizi gukora raporo. Rero buri ibintu bitangwa mu maraporo n'ibintu bibera kuri tere ni ibintu bibiri bihabanye. Urambwira uti rero ubwiyunge mu banyarwanda buri ku kigero cyiza cya 94%, harabura iki ngo dukore? Njye nagira ngo mbabwire ngo abanyarwanda ubundi uru Rwanda rwacu ni u Rwanda, ni igihugu mbona kucyanariza bingora, birangora. Kubera iki? Kubera iki u Rwanda ari agahugu gatoya? Kubera iki u Rwanda ari agahugu gakennye?
ariko kubera icyo u Rwanda ari igihugu cyumvikana cyane mu mahanga, kigira n'ijambo rinini, ugasanga aho waba uhagaze hose ku isi bavuze u Rwanda birumvikana. Umuntu ahagaze aho yaba ahagaze hose ku isi akavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abantu bamwumva bakavuga bati icyo ni ikinyarwanda. U Rwanda rero dufite uburyo duteye, dufite impano idasanzwe twihariye, ahubwo tutazi. Muri make twambaye ikirezi tutazi ko cyera. Amahirwe rero atangaje dufite nk'abanyarwanda, ikintu kitugoye ni kimwe, ni uko kuva kera u Rwanda rwabaho, ndetse ninshaka mvuge ngo ni Afurika muri rusange, ariko ngereka nivugire ku Rwanda kuko nifuza ko u Rwanda ari rwo rubanza gutera imbere, ahari Afurika ikazaza kureba ikadukopera ikavuga iti mwe mwabigenje muti. U Rwanda dufite indwara 3, dufite ibyorezo 3 byatwishe, byatumunze, bitumugaje, bizatuma abanyarwanda tuba umucakara w'umuzungu kugeza Yesu agarutse, kubera ko tudashaka kureka ingeso 3 zikomeye ari iz'abanyarwanda dupfa. Ingeso cyangwa ibyorezo, ingeso, indwara, umva se ndabivuga ngo iki ni ibintu mbese ni byose 3. Ibintu 3 byonyine byatwishe, bitwica urupfu n'agashinyaguro, byatwishe kuva kera, biratwica hagati, biracyatwishe uyu munsi. Ibyo bintu 3 byatwishe na n'uyu munsi tukibandarayeho, tukiryamyeho, yemwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ibyo bintu 3 sindi buyikure mu zindi, mpereye mu gihe cy'abami, mpereye mu gihe cy'amarepubulika yose, ndahamya neza ndashidikanya ko nta muntu n'umwe uri butsinde kuri icyo kizamini cy'ibyo byorezo 3 ugiye ibyorezo 3 kutugaragariza. byishe abanyarwanda. Utadutindiye rero, watangira utubwira icyorezo cya mbere cyangwa se indwara ya mbere yishe abanyarwanda muri rusange ni iyi? Ikintu cyishe u Rwanda kuva na kera n'uyu munsi ni ubujiji. Iki kintu cya mbere, kuko ibintu 3 byishe u Rwanda kuva kera bikaba kirwica n'uyu munsi, ikintu cya mbere ni ubujiji. Ikintu cya kabiri ni ikinyoma. Ikintu cya gatatu ni ubusambo, ni ukwikubira, ni ubuda bunini. Ngibyo ibintu 3 byishe u Rwanda kera, byica u Rwanda uyu munsi, bituma ibihugu byacu, n'ibyo bintu 3 byishe Afurika, n'ibyo bintu 3 byishe isi, biyibujije kugira amahoro n'umutekano. Ubundi abanyarwanda ikintu dupfa cya mbere ni ubujiji, icya kabiri dupfa ni ikinyoma, icya gatatu dupfa ni ubusambo n'ubuda bunini no kwikubira. Nyuma yo kumva ibyo bintu 3 abanyarwanda bapfa, njyewe si hari ukuntu ndi kubyumva, ariko hari n'ukuntu na audience baduteze amaso ndetse n'amatwi yabo bari kubyumva. Ni gute wavuga ngo abanyarwanda dupfa kutamenya ibintu? Kuko ubujiji ndi kumva ni ukutamenya. Gute kutamenya ibintu ari byo nkatwe abanyarwanda dupfa? Ngo rero nyine urabyumva ko ubwo bujiji uravuga kutamenya. Se buriya abanyarwanda turazi? Kuko ngiye kuguha nk'urugero rutoya rw'ubwo bujiji tuvuga bwitwa kutamenya. Urakoze ubinkire mu kinyarwanda nacyo cyiza. U Rwanda, reka nkwereke u Rwanda. Niba wibuka muri filozofi, iyo bagiye gutandukanya ijambo truth na reality, sibyo? Muri filozofi urabizi yuko izo ari terime ebyiri, truth and reality. Na reality. Ubundi iyo twumva truth na reality tuzi ko bisobanura kimwe, byose se ntibivuga ukuri? Byose bivuga ukuri. Okay. Ariko none iyo tugeze muri filozofi dutandukanya truth na reality, tukavuga truth ni ikintu cyiza mu bigaragara, hanyuma reality ni karite y'icyo kintu, ni ubwiza bwacyo noneho bwimbitse bugiye imbere, sibyo? Muri truth niho tuvuga tuti rero u Rwanda ni igihugu cyiza cy'imisozi 1000, ariko twajya muri reality tukavuga tuti rero ubwiza bwacyo bushingiye kuki, bigenda bitya tukavuga karite yacyo. Urumva? Aho rero niho tugomba kuzamenya gutandukanya. Uravuga uti ubujiji gute? Ubujiji nibwo butuma dutuye mu gihugu cyiza udashobora kubona uko wabivuga.
igihugu cyacu ni cyiza gute, reka nkivuge ibyiza. Iki gihugu reka mpere nk'iwacu mu karere ka Bugesera aho ntuye. Iyo uri mu karere ka Bugesera, igitandukanya umurenge wa Rweru na Gashora ni ibiyaga. Iyo uri mu murenge wa Rweru usangamo ikiyaga cya Rweru, ugasangamo n'ikiyaga cya Gaharwa, ugasangamo n'imigezi ya za Kamihuro n'Akagera kazengurutse uwo murenge, sibyo? Ni umurenge uzengurutswe n'amazi. Wanyuma wajya mu murenge wa Gashora ugasanga ikiyaga cya Kirimbi, ugasangamo ikiyaga cya Mirayi. Ibyo ni ibiyaga bizengurutse Gashora. Mbese Gashora ifite ibiyaga byinshi. Imirenge yose za Ririma zose ni ibiyaga gusa muri Gashora. Nako mu karere ka Bugesera ni akarere kazengurutswe, kagoswe n'amazi, kuko kagoswe n'Akanyaru na Nyabarongo, ibiyaga byinshi, ibishanga byinshi byiza cyane. Ariko uza ahantu hambere hataba amazi bamwe ibiziba ni mu Bugesera. Mu Bugesera kera mbere ya Jenoside higeze kubaho umushinga wa Ayideri utanga amazi, uraza wubaka ibigega, byatwaye akayabo, byatwaye amafaranga menshi. Muri iyo migezi amazi yakandagiyemo inshuro imwe gusa, bayavoma rimwe bihita birangira. Ayideri amazi yayo ntiyongera kugera muri bya bigega. Amafaranga yashowe muri bya bigega yashowe mu matiyo yose ababaye imfabusa. Ukiri kuri iyo ngingo, hari n'abaturage nigeze kumva bo mu Bugesera bari kuvuga ngo iyo perezida ngo yaje inaha mu Bugesera, cyangwa yaje inaha mu Bugesera, ngo amazi yirirwa ari gutemba imigezi yose. Ubwo nta ni muri ibyo bigega byakozwe na Ayideri aba ari guca. Nyuma ya Ayideri ubwo byarangije bipfuye, ibigega bipfabusa. N'ubu ngubu ba nyir'amasambu babihinze vuba bitwarira amabuye, amatiyo yatwawe n'abana bagendaga bayagurisha. Noneho nyuma ejo bundi, nyuma ya Jenoside, hongeye kubakwa ibindi bigega. Ayo mazi ya Ayideri yaturukaga mu kiyaga, ndakeka ari cyo Ibicumbi, mu cyahoze ari komine Bicumbi. Ubu bya vuba rero amazi yongeye guturuka ku Kanyaru rwa Busoro, aturuka muri Ngenda araza agera mu murenge wa Rweru. Mbese basaga naho Gashora yose bayihaye amazi. Bamaze kuyayiha, ayo matiyo na n'ubu apfuye ubusa, ibigega biri aho ngaho, imihanda yose irahari. Natwe twafashe amazi mu ngo iwacu, yabaye imfabusa, kuko nkanjye ndibuka ko nkimara kuyafata sinigeze nyavomaho n'umunsi umwe, kuko ayo mazi yaraje nko mu gihe cy'ukwezi, mu gihe twiteguraga ko perezida agiye kuza inaha ku Rweru. Ariko nyuma y'uko ahavuye byarangiye bityo. Ibyo bituruka ku kizi? Ko dufite abadogiteri, ko dufite aba enjeniyeri, ko dufite abantu b'abahanga babize iyo mishinga, kuki amazi aza rimwe ntazagaruke? Aho yavaga biba byapfuye, ni moteri yapfuye, byagenze biti? Urabyumva? Dufite ikibazo cy'ubujiji bukuru, bunini, buturuta ubukuru. Ubujiji butuma umuntu ahabwa inshingano, aho gukorera igihugu agakorera igifu cye n'umuryango we, bityo bikarangira amafaranga y'igihugu ayobeye mu mufuka w'umuntu. Ibyo yakabaye ageza ku banyagihugu bikaba imfabusa, bikarangira igihugu duhoze mu bibazo bya buri munsi, bya hato na hato, kubera ko ubujiji bwaratwishe, bwaratumaze. Ubwo bujiji umaze kubudusobanura neza icyitwa ubujiji. Ubwo nk'Abanyarwanda ugiye kudufatira ubujiji bwari bukomotse ku cy'Abanyarwanda bapfa. Muri make, ni gute Abanyarwanda bapfa ubujiji? Yego, Abanyarwanda rero ibyo dupfa ni ubujiji nyine. Hari abantu batekerezaga ko ngiye kuvuga ngo buriya Abanyarwanda dupfa ibibazo by'amoko, ariko kirazira. Ntabwo dupfa amoko rwose, kubera ko amoko ni urwitwazo abantu bagira bashaka gukuza ubujiji bwabo, ngo babone uko barema amacakubiri, bakuza inda zabo aho hantu. Ariko mu by'ukuri izo ziba ari inzitwazo, kiba kiriho ni ubujiji. Kuko icya mbere, nimufata urugero ku Banyamerika, Abanyamerika, umunyamerika w'umwirabura n'umunyamerika w'umuzungu, abo nibo bantu bafite amoko abiri afatika, agaragara, atandukanye, ahabanye totarume. Ariko abo bantu iyo bageze ku gihugu cyabo barabanza bagapfana ubunyamerika, hanyuma ibyo bapfa by'ubwirabura n'ubuzungu bakabizana nyuma. Ariko iyo bageze ku gihugu barabanza bagakundanira ku gihugu.
sibyo, bagaharanira kugiteza imbere, hanyuma ibyo bipfira byabo by'iyo hirya mu makaritsiye bakazajya kubipfira mu makaritsiye, ariko ku gihugu rwose bahagurukiye rimwe mu kugiteza imbere. Ariko mu Rwanda reka nkubwire, urambaza uti tubipfa dute? Uzasanga umuntu ajya kuri radiyo, yenda ngiye gutanga urugero nubwo bitari ngombwa ko ndutanga. Harya bwana munyamakuru, ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Imyaka mfite yo ugereranije ni mikeya pe, ni mikeya, nta byinshi nari namenye. Ni mikeya, ntabwo wamenya ibyigeze kubaho mbere ya jenoside. Ariko reka nkubwire, niba turamutse dutekereje ko abanyarwanda bapfa iby'amoko mbere ya jenoside, uwari perezida w'iki gihugu muri 1994, perezida Juvenal Habyarimana, na minisitiri w'intebe wari umwungirije Uwiringiyimana Agatha, abo bombi bavaga mu bwoko bumwe, ariko abo bantu bahiganaga kurusha bukware na buhoro. Abo bantu barahiganaga kurusha injangwe n'imbeba, hari mu bwoko bumwe. Uyu wumva uvugira ku maradiyo wita Twagiramungu Faustine, wahimbwaga Rukokoma, icyo gihe jenoside yaramuhushije gato cyane, ni Imana yakinze akaboko, sibyo? Kuko Twagiramungu Faustine yafatwaga nk'inkotanyi burundu byuzuye muri iki gihugu, ntabwo jenoside yagombaga kumusiga, ni Imana yamurinze, sibyo? Twagiramungu Faustine wari mu kirenge kimwe na Uwiringiyimana Agatha. Uwiringiyimana Agatha yarishwe, ntabwo iyo jenoside yayirokotse, ndetse uyu munsi wa none aruhukiye mu rwibutso, ndatekereza rwa Gisozi, niba atari nibyo, ariko mu rwibutso rwa Gisozi. Hanyuma yicanywe n'umuryango n'umugabo, ariko mu makuru uko amatwi ansumira, afite abana barokotse. Abo bana babaye, ninde muntu wabitayeho? Kuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda hari uburyo yaba yarabashatse ikabagarura ikabashyira hariya nk'abana barokotse. Nyina witwa intwari, sibyo? Iyo tujya kwibuka intwari z'u Rwanda, za zindi twibuka ku itariki ya 2 nako ya mbere z'ukwa 2, muzi ko twibuka mu Uwiringiyimana Agatha. Ariko ndangira unyemerere umbwire ngo ni iki leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yaba yarakoze ngo abana be bajye hariya bashimirwe ubutwari nyina yagize muri iki gihugu? Icyo si ikibazo? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo njya nibaza, yenda ugisobanukirwa azanshakira igisubizo. Uyu munsi wa none iyo tubona nk'ibintu bipostingwa muri Twitter, tubona ko Twagiramungu Faustine ari we mucurabwenge wa jenoside, w'ingengabitekerezo ya jenoside, ari we mucurabwenge w'ingengabitekerezo ya niko jenoside. njya mbibona mu binyamakuru byinshi. Kandi icyo gihe muri jenoside Uwiringiyimana Agatha, Twagiramungu Faustine bari mu gice kimwe cya MDR, yari muri coalition na FPR, itari yagiye muri power, y'amashyaka yari yibumbiye hamwe muri power ari gukora jenoside. Icyo gihe Twagiramungu yari yabirwanije byivuye inyuma, sibyo? Arwanya ko yarwanyaga, mbese yarwanaga mu ruhande rwa FPR. Ariko uyu munsi FPR imaze gufata ubutegetsi, Twagiramungu Faustine niwe mucurabwenge wa jenoside, w'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo bucurabwenge yabumeze nyuma, yari abusanganwe n'icyo gihe. Nagira ngo mbaze, yenda ababizi neza bazabinsobanurire, babidusobanurire ubujiji dufite kuri icyo kintu butuvemo. Ariko hari ibintu bidutera urujijo byinshi, kuko hari ibyo tubona ukumva ni urujijo, harimo ikibazo. Icyo mbona rero, abanyarwanda ubujiji bwacu buratuzamura bukatugeza kure, ku buryo umuntu yibaza ngo ni iki navugana na Twagiramungu kubera ko atekereza gutya, tudatekereza kimwe. Abanyarwanda dufite ubujiji butatwemerera gutekereza yuko umuntu mudatekereza kimwe ku ngingo runaka mudashobora kugira izindi muhurizaho zakubaka igihugu. Hariho nahereye mvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda, niba u Rwanda uyu munsi wa none tugizwe na miliyoni 13, iyo abaye leta yacu, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, yarebaga ikavuga ngo izi miliyoni 13 z'abanyarwanda ni amatafari, ni amabuye,
dukwiye kubakisha iki gihugu, kubera ko umuntu iyo ariho ari muzima ahagaze aba ari igishoro. Noneho tukavuga ngo rero iki gishoro cyose uko cyakabaye ari miliyoni 16, reka zikorere hamwe twese nk'abitsamuye, duterurire hamwe, twigire hamwe, imishinga yaremye igihugu ikatugeza ku iterambere rirambye. Nagira ngo nkubwire ngo imbaraga dushora, imbaraga nka leta y'u Rwanda dushora, imbaraga opozisiyo ishora, imbaraga ba opozisiyo bakoresha mu kuvuga nabi leta y'abanyarwanda, imbaraga leta y'u Rwanda ishora mu gukurikirana abayirwanya, izo mbaraga zose, reka mvuge ayo mafaranga ashorwa muri ibyo bikorwa, uwayashora mu kumvikana, mu gukorera hamwe, mu kujya inama yubaka, ayo mafaranga uwayazana agakora inama yubaka yatuma bishoboka. Ibindi bitekerezo bibi biri mu mitwe y'abantu runaka, ibyo byakoroha, ni umwanya mutoya kuba bishizemo, twese tumaze kubona yuko twese intego ari imwe, ari ugukorera igihugu. Ariko ikibazo kihaba ni ikihese, imbaraga zizakomeza zikocagurane kugeza Yesu agarutse. Umuzungu unejejwe n'ibyo bintu, umuzungu uporofitira muri ibyo bintu, kuko uyabona twebwe turyana gutyo, w'imishinga y'ibiri kujya mbere, sibyo? Imishinga y'ibikorwa, ndetse akatubwira ataho ibyo bintu muvuga nibyo, bariya ni babi, dore bariya ni babi. Uwo muzungu we biramunejeje cyane, arunguka bari gukora, ari gutekereza ibyafasha igihugu cye kujya mbere. Twebwe twibereye muri utwo tuntu tw'ubujiji, nitwo tutwishe, nibyo dupfa. Ibyo bariya basebya u Rwanda, ibyo u Rwanda rusebya bariya, ubwo bujiji bwibereye hagati aho ngaho nibwo twirirwa dupfa, tukirirwa twizengurukaho n'ibyo. Ingingo y'ubujiji uwayigiraho ikibazo nawe yakomeza akatwandikira, twakomeza n'indi ngingo. Ingingo ya kabiri nayivuze, ni ikinyoma. Ikinyoma cyishe u Rwanda kuva kera. Uzumva umuntu akubwira ati ariko buriya aha batubeshye, bariya babeshye. Ngira ngo mu cyumweru gishize nibwo wigeze kumbaza ku byo Ingabire Victoire yari yasabye Boris Johnson, avuga ati jyewe rero ndasaba ko Boris Johnson nagera i Kigali tuzajyana muri gereza akajya kureba uko abanyururu bafashwe, akareba uko u Rwanda ruhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ndibuka ko icyo kibazo wakimbajije, ndakubwira numva rero ubu ngubu ikinyoma kigiye gukubitirwa ku mbuga, kigiye gukubitirwa ahakubuye, kuko burya iyo ikinyoma gikubitiwe mu ivumbi gishobora kwihisha kikagucika, ariko iyo ikinyoma ukijyanye hariya hagaragara kuri sima, ahantu hamaze gukoropa neza, ukirambika hasi ukagikubita kitabasha kugucika ngo kikwihishe. Icyo nashakaga gusobanura aho ngaho ni igiki? Uyu munsi wa none ni ku kinyamakuru Telefix nahoze nsoma, bavuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga ko Ingabire akwiriye gushyirwa aho akwiriye kuba ari. Aho akwiriye kuba ari ngo ni hehe? Ni muri gereza. Ngo nibyo, niba ariho hantu akwiriye kuba hari, ariko niba akwiriye no guhabwa umudendezo, nawe akwiriye kuwuhabwa. Icyo nshaka kuvuga ni igiki? Nashyirwa muri gereza n'ubundi biraduteza confusion. Sinshaka kuvuga ko adakwiriye kujyayo niba ahakwiriye koko, ahubwo aho mpagaze ni aha ngaha. Ese kumujyanayo nibwo buryo bwiza bwa nyuma bushoboka bubonetse? Kuko njyewe icyo nasabaga cyari kimwe, naravugaga ngo ese ibi bintu Ingabire avuga mu by'ukuri abihagazeho, abifitiye amakuru? Kuko hari abantu bari muri gereza bafashwe nabi, bari kwicwa urubozo nk'uko abivuga, cyangwa arabeshya, sibyo? Noneho nkavuga ngo niba uyu muntu abeshya, reka kiriya kinyoma kijyanwa hakubuye gikubitwa. Cyagombaga gukubitwa gute? Mu buryo bwanjye uko mbibona, leta y'u Rwanda yagombaga gushimishwa n'uko uriya mugore ababeshyeye, noneho bakaba bagiye kumunyomoza kumugaragara imbere y'amahanga yose. Bari bakwiriye kubyumva bakabiporofitiraho, bagasaba Boris Johnson kujya muri gereza, niba koko muri gereza abanyururu badafashwe nabi, bamugezayo akareba uko bafashwe, ndetse nawe akagirana nabo ikiganiro. Icyo kiganiro cyari kuba ari ubuhamya
butasimbukwa na buri wese, ubuhamya fatizo bugaragaza yuko ibyo Ingabire Victoire yavugaga yabeshye. Ariko niba bisaba hanyuma hakaba bamwikoma bavuga batoya yabeshye, ndemezwa n'iki ko ibyo yavuze yabeshye kandi nawe ukuri wari uzi utakunyeretse? Hari uburyo leta y'u Rwanda yigeze kubikora, ifata ikinyamakuru Kigali Today kijya muri gereza gusura abanyururu, kandi noneho kijya kubasura bisa naho ikinyamakuru cyitwa Umurabyo cyagaragaje ko abanyururu bamerewe nabi, kivuga amagambo menshi. Mbese umuyobozi w'ikinyamakuru Umurabyo yari yavuze ukuntu yagiyeyo nawe afatwa nabi, akorerwa ibyamfura mbi. Noneho leta y'u Rwanda ibikora neza, ifata ikinyamakuru Kigali Today, niba ari yagifashe, niba ari Kigali Today yisabiye uburenganzira ikajyayo, ariko iragenda iganira n'abanyururu, tubabonye tubona bafite imibereho myiza, babayeho neza, tubona hari ko Umurabyo wabeshye. Ariko ibyo nabyo nabigizemo confusion ngiye ku giti cyanjye, ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikosa, si uko ntemera ibyabaye, si uko hari ibyo Kigali Today yatangaje mbihakana. Birashoboka kuba ari ukuri cyangwa se bikaba n'ikinyoma, ngewe kuko ntabyihagarariyeho, sindi umugabo wo kubihamya, sindi n'umugabo wo kubihakana. Ariko uburyo bwiza mbona bwari gukoreshwa bigatuma biriya bintu byemerwa 100% ko ari ukuri, iyo Kigali Today ijya gusura bariya banyururu ijyanye n'Umurabyo watangaje inkuru z'ikinyoma, wa Murabyo ukagerayo noneho ukagaruka, akaba ari uza wivuguruza uvuga uti mva rero inkuru twe twatangaje yari ikinyoma rwose, kuko twiviriye kuri tere, ba nyir'ubwite twibonaniye, dore n'ubuhamya baduhaye, banyarwanda tubasabye imbabazi twarababeshye. Ubwo buhamya bwari kuba ari ubuhamya bufatika, ikinyoma cyari kuba gikubitiwe ahakubuye kuruta ko cyakubitiwe mu ivumbi, ahantu gishobora no kwihisha kikaba cyazamura umutwe. Kuko ubu uyu munsi wa none ntiwahamya ngo ibyo Kigali Today yatangaje ni ukuri, kandi ari ukuri kudafite uwo kukunyomoza cyangwa se kuguhamya. Aho rero niho mvuga ngo kuri icyo kintu cyitwa ikinyoma, nyabuneka, hari ibinyoma byinshi twabeshywe, hari nk'ibinyoma byabeshywe mbere birazamuka, nk'ikinyoma cy'uwitwa Kanjogera cyasirikiye muri uru Rwanda, cyakoze amabara. Ni kimwe n'ikinyoma hari mbona kiri uyu munsi gisa naho gisirikira hanze aha ngaha. Mana yo mu ijuru, Imana ikiturinde, kuko reka ndeke kwirirwa mbitinda, ariko ni byiza ngo niba dushaka kubaka igihugu cyiza, twe kubakira ku kinyoma. Rwose ikinyoma kiratwangije, ntacyo kimaze, kuko iyo ubeshya umuntu, icya mbere ikinyoma, Abafaransa nibo baca umugani mwiza ngo ikinyoma kiba cyiza iyo kivuye kure. Niba uri yuje ukabeshya abanyamahanga sava, byo biroroshye, ariko kubeshya umuntu wabyihagarariyeho, ukabwira umuntu wiboneye ubuhamya nyirizina, umutangabuhamya, ukamubwira ngo ubu buhamya bwawe burapfuye, umbwira ubu ngubu nibwo nshaka kumva. Icyo kinyoma cy'urumva cyaba kigoye kumvikana. Ikinyoma rero, ikinyoma, Mana yo mu ijuru, ikinyoma kiratwishe, ikinyoma kiduhejeje mu bukene, kandi iki kinyoma tukikuyemo tukabwizanya ukuri nk'abanyarwanda, tukavugana ukuri kuko turaziranye. Umuntu wese yaremwe n'Imana, umuntu wese ni mwiza, umuntu wese ni mubi, umuntu wese waremwe, umuntu iyo ari muzima, umuntu wese muzima afite impande ebyiri, afite uruhande rwiza rwose rw'ibyiza akora kandi bigatanga umusaruro. Umuntu wese afite uruhande rubi rw'intege nke, rukora nabi, aribwo usanga umugabo, umusore n'inkumi bateretanye bakundanye, igihe kigera bakabona bahaganye, ugasanga umwe yishe undi kubera ko byahindutse. Ariko mu gihe bateretanaga babonaga ari beza cyane. Rero nta muntu ushobora kuba mubi 100%, nta muntu mwiza 100%. Umuntu wese iyo ari muzima, afite intekerezo nzima, aba ashobora guseka akishima, aba ashobora kurakara akagira umujinya, ashobora no kwizunguza rwose agakubita umuntu ingumi. Nuko buri muntu wese ateye. Reka rero ngewe aho mbona twakwerekeza, ikinyoma twakabaye tugishyira inyuma, ahubwo tukareba ku kuri kwadufasha kubaka. Uko kuri, nagira ngo mbwire abanyarwanda ngo ijambo ry'Imana muri Yohana, Yezu yabwiye abigishwa ngo namwe muzamenya ukuri,
kandi ukuri kuzababatura. Ukuri niko kwabatura abanyarwanda, ukuri niko kwabatura isi kukayivana mu kinyoma. Twebwe abanyafurika tukareka kwerekeza amaso iburengerazuba bw'isi cyangwa mu majyaruguru y'isi, tukareka kwerekeza amaso hakurya y'inyanja. Abanyafurika turamutse turebye kure, tukareka ubujiji bwo kureba hakurya hariya, tukubaka iyi Afurika tuyubakishije ibikoresho dufite. Kuko reka ngaruke kuri ya ngingo yacu yitwa ubujiji. Uzi ko ubujiji butuma igihugu nka Kongo, igihugu nka Kongo ni igihugu cya mbere mu isi nzima giteye neza, gifite ubukungu bwinshi fatizo, ariko nicyo gihugu cya mbere mu isi gikennye kandi gihoramo n'intambara. Ziriya ntambara nyine zituruka ku bujiji bwinshi. Buriya bujiji, kuko buriya nagira ngo nkubwire ngo Kongo iramutse itaye ubujiji, igata ikinyoma, igata kwikubira n'ubuda bunini n'ubusambo, Kongo yatumbagira, za Amerika zajya ziza kuyishaka, ariko izahora ari Kongo yepfo iyo ngiyo. Nta nubwo izaba iri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, izaba ari mu bihugu by'ibitindi, mu bihugu bikennye, ariyo itungishije isi. Ubu uru Rwanda ufashe iyi migezi yacu, iyi mibande yo ku Gikongoro yose irimo amazi, imibande y'Igisenyi yose itembamo amazi, turiya tugezi twose dutemba, aka gahugu uramutse ugateruka ukagahereza Isirayeli, tumva rero mwebwe abantu mwamenyereye kuba mu butayu, tubihereye iki gihugu cyiza gifite amazi angana gutya, ngaho ni mu gitunganye mukikoreshereze. Ubwo uzi mu myaka nk'itatu yonyine aho Isirayeli yabigejeje iki gihugu ko cyaba gisa? haba ari mu kirere gihagije cyane pe. None se buriya twebwe ni amashu twikoreye, ni imitwe, ni iki? Ntidufite abadogiteri bize shimi na fizike? Ariko kwiga izo shimi muri teori twaza tukabura amafaranga yo gushora ngo natwe twubakishe inganda, ntabwo nabibara ngewe nko kuba turinjije. Ubibara nk'iki? Igishoro, kuba nta gishoro mfite ntabwo bivuze ngo ndinjije. Igishoro rega, igishoro ni ubwenge, ni amaboko yawe Imana yakwihereye. Iyo uri muzima wowe igishoro kiba gihari, urabyumva? Igishoro kiba gihari iyo uri muzima, uri dogiteri wize shimi, wize fizike, sibyo? Iyo uvuye mu mahanga, aho kugira ngo uze ukore bizinesi utwereke ibintu uzanye by'uburyo twatunganya iki gishanga tugahinga umuceri mwinshi ku buryo tugemurira amahanga, ahubwo urarwanira kuba minisitiri ngo leta iguhembe. None se ko ari we wari uvuye kwiga ibyakabaye bifasha sosiyete, none ukaba ugiye kwicara hariya mu biro, ibyo uzakora mu biro kandi si ugukereye amakoperative hari, nibura ugiye kwigisha kuzakora ibyo bintu, reka ni ukwicare hari ukajya utanga raporo ku kwezi, ukajya kureba ko kuri konti yawe hagezeho agafaranga, n'ibyo tukiberaho gutyo, tukumva ngo dufite ba dogiteri, nta gaporoduwi na kamwe igihugu cyacu gishobora guporoduwiza ngo kikohereze hanze. Ariko byibuze wenda twashimira abantu bazanye iyi made in Rwanda, kuko bo urumva bo batandukanye n'abo badogiteri baba baragiye bakiga amashimi. Made in Rwanda, made in Rwanda, mva muntu wanjye, made in Rwanda iratubeshya, ikinyoma kiratumaze, kuko ntutuye mu Bugesera se? Muzi inganda ziri hano i Kagasa zikora imisumari, zikora n'amaferabeto, zikora n'amabati n'ibyuma, nyereka uruganda rw'umunyarwanda rubamo. Izo nyinshi ni iz'Abahinde. None Abahinde ntibaje kwisahurira se? Hari ikindi cyabazanye? Bakimara kugera hano babonye igiciro cy'ibati kigabanuka se nibura, kubera ko uruganda ruri hano bigeze badukuriraho ya taransiporo? Inganda z'Abahinde, Abahinde se ko baje? Erega Abahinde baje icyazanye Abahinde ni ukuza kwisahurira mu Rwanda, nta kindi, ntabwo ari iterambere batuzaniye, baduha akazi kangana ikizi. Ubu ninde bakijije kubera ko bazanye uruganda hariya? Ngarutse kuri icyo kintu wari uvuze, kandi n'abakozi bakora muri izo nganda z'Abahinde bari abakozi bakora imirimo ikomeye, ntabwo ari Abanyarwanda, ntabwo ari uko natwe Abanyarwanda bamugani tutize iyo chemical industry, ntabwo ari uko tutayize, ahubwo wamugani kubera ubujiji. Nanjye nakigaruka ariko abantu ntibanyumve nabi, kubera ubujiji butuma abo Bahinde bo baratureba bakavuga ati mu Rwanda hari ubujiji, katujyaneyo uruganda, tujyaneyo uruganda. Si uko Abanyarwanda wenda babuze igishoro cyo kwiterateranya
na leta ngo ibidufashemo, natwe dukora uruganda rw'imisumari, kuko ibyuma scrap ziva inaha iwacu bakazishongeshereza aho muri izo nganda bakazikuramo amaferabeto, byose bikaba ari sirikirasiyo y'ibintu biri kubera mu gihugu cyacu. Nanjye ndumva mu Rwanda wenda twaba tugifite ubujiji. Urakoze cyane. Hanyuma rero reka nigire ku ngingo yacu ya gatatu, ingingo yitwa ukwikubira, ubuda bunini, ubusambo. Iyo ngingo ya gatatu ndavuga ku kantu kamwe kitwa ubuda bunini. Uzi ko ubuda bunini butujyana bukatugeza ku ijambo rimwe, kuri terimi imwe nabonye, ku bintu nabonye byitwa kubona icagu. Ugasanga abantu rwose turi abantu b'abagabo, twarize, turi ba dogiteri, turi ba porofeseri, turi bande, ariko rwose imirorere yacu tubona icagu gusa ntitujya tubona. Tubona icagu gusa ntitujya tubona. Twe twibonera icagu ntitujya tubona ibiboneka. Ijambo icagu ahari ndakeka ni ubwa mbere ngiye naba ndyumvishe, niba ari ya myaka mikeya. Kubona icagu rero ni iki? Kubona icagu ni ijambo ryagutse, ni inshinga ikomeye ariko yumvikana. Harimo ijambo kubona n'icagu biva ku nshinga gucagura. Gucagura ni gute rero? Kuko iyo ugiye gucagura nko mu myenda, uragenda ukayigerenjura ugacaguramo uwo ukunze. Kubona icagu ni gute rero? Kubona icagu ni ukubona ibyo ushaka kubona, cyangwa se ni ukubona ibyo ushaka guprezanta. Ibyo wabonye byakabaye ari byinshi, ariko ugahitamo ibyo uprezanta, ugasanga abanyarwanda twabaye abantu bashimagiza leta iriho gusa, badashobora kubona amakosa yayo, cyangwa se nubwo bayabonye badashobora kuyavuga ku mugaragaro ngo nibura abe yakosorwa. Noneho hakabaho n'ikindi kintu, kubona ikosa kuri leta bigahinduka icyaha, kandi iryo kosa ryabaye. Ariko twese tubizi neza ko indirimbo Nyirurugo atari ariyo yikirizwa. Yego, icyo rero nicyo cyishe Afurika. Icyo nicyo cyishe Afurika, kwikiriza ngo Nyirurugo yatereka twikirize. Urugo ni urwande, urugo si urwacu twese. Bakunzi b'Imbaraga Media TV, mutwihanganire kubw'ikiganiro kitabashije kurangira, ariko tubizeza ko mwakoze subscribe, ikiganiro kirabageraho vuba mu gihe bidatinze. Namwe mutarakanda subscribe, tuboneraho n'umwanya wo kubabwira ngo mukande subscribe. Ntacyo bitwaye rwose gukanda subscribe, ni ibintu bisanzwe kandi ni no kudushyigikira, kandi kudushyigikira ni inkungi ikomeye cyane. Naho igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyo muri bukibone vuba nibidukundira, gusa nizeye ko birakunda. Mbonera n'umwanya wo kubashimira mwe muduha umwanya wanyu, yaba mwe muri mu Rwanda ndetse n'abari hanze, nk'uko mugenda mubitwereka. Mwarakoze kudushyigikira, kandi n'ubu turabashimira mukomeza kudushyigikira. Turi kumwe 5 kuri 5. Imana ibarinde, ibarindane n'ibyanyu byose. Murakoze.